Imana muri Qur'ani yaje kuza kuba yavuga, iravuga ati umuntu tuzamugarura ku isi twongere tumusanishe nk'uko yahoze. Ase kubera iki Imana yaje kuza kuvuga ngo nitujya kumugarura tuzaringaniza imitwe y'intoki ze? Muri Qur'ani rero 75 ku murongo wa 4 haranditse ngo, uhereye ku murongo wa 3 haranditse ngo, ase umuntu w'umuhakanyi akeka ko tutazakoranya amagufa ye tumuzamura tumuzura. Nibyo dushoboye no kuringaniza imitwe y'intoki ze, imirongo yiriho igasubira nk'uko yari imeze mbere. Qur'ani 75 ku murongo wa 4 haranditse ngo, Allah says we are able to fashion in the perfect order the very tips of his fingers. Ase kuki mutabasha kuba mwakwibaza kuri ibyo bintu? Mu myaka 1400 yashize nta muntu numwe wari kubasha kuba yabasha kumenya ko iki gikumwe cy'umuntu kiba cyihariye, kiba kigennye bitandukanye n'icyundi. Rero ukanibaza impamvu Imana itigeze ibasha kuba yavuga ku bindi bintu byari byo byose, ngo ibe yavuga ku ijisho nk'imbone cyangwa se ngo ivuge nk'impyiko. Ariko Imana yo yaje kuza kuba yahitamo kuvuga igikumwe, kubera igikumwe cya buri muntu kiba cyihariye. Rero Imana ikavuga muri Qur'ani iti tuzabagarura twongere tubasubize nk'uko mwahoze, maze n'ibikumwe byanyu bizongere bibe bimeze kwa kundi, imirongo yahozeho yongere ibe yayindi, kuko nta muntu n'umwe buriya ugira igikumwe gisa nk'icya mugenzi wiwe. Icyo nacyo kikaba ari igitangaza. Rero tugendeye ku bumenyi bw'uno munsi, science yaje kuza kwerekana yuko nta muntu n'umwe buriya ugira igikumwe gisa nk'icya mugenzi wundi, kuko ahantu wakoze n'undi akaba yahakora, igikumwe gihasigara kiba gitandukanye n'icyundi. Uko ubaye uhakoze bakaba babasha kuba bapima icyo gikumwe, nawe bagapima ikindi cyundi, ntabwo bavuga ko ari umuntu umwe, ahubwo bavuga ko ari abantu babiri kandi batandukanye. Imana ikavuga muri Qur'ani, whoever Allah guides he opens his heart for Islam, and whoever he lets go astray he makes his chest constrain as if he is ascending gradually in the sky. Kandi uwo Allah ashaka kuyobora yagurira igituza cye Islam, ndetse n'uwo ashaka kurekera mu buyobe afunganya igituza cye cyane, akabura amahoro, akamera nk'uwihatira kuzamuka ajya mu kirere. Uko niko Allah ashyira mu gihano ba bandi batemera. Muganga cyangwa se Dr Maurice Baker w'umufaransa wari uzwi cyane mu Bufaransa, akaba wari umuganga w'umunyabwenge cyane, akaba yari inzobere mu bushakashatsi, nawe yaje kuza kwemezwa n'ibimenyetso yaje kuza kuba yabona ku mubiri wa Farawo, cyangwa se umwami waje kuza guhora, cyangwa se umwami waje kuza kubaho bitaga Farawo wa kera. Rero yaje kuza kumukoraho ubushakashatsi mu 2010. Umubiri wa Farawo waje kuza koherezwa mu Bufaransa kugira ngo abashakashatsi baze kuza kuba bamwigaho, n'uwo muganga yarayoboye ikipe y'abantu bari kuza kuba bakwiga kuri uwo mubiri. Rero ubwo yararimo akora ubushakashatsi kuri uwo mubiri, muganga Maurice yaje kuza kuba yabijyaho, ajya ku mubiri wa Farawo, ajya kwiga ku cyaba cyaramuhitanye cyangwa se ku kintu cyaba cyaramutwariye ubuzima. Ubwo rero yararimo kwiga ku mubiri cyangwa se ku murambo umwami wahozeho bitaga Farawo, mu ruhu rwe yaje kuza kuba yabona yuko uwo muntu yaje kuza kwicwa n'umucanga, kandi uwo mucanga bikaba bigaragara neza yuko yaba yarapfiriye nka mu nyanja. Rero ibyo ngibyo bikaba bigaragara neza muri Qur'ani yaje kuza kuba yaza ku isi mu myaka 1400 yatambutse, kandi ibyo ngibyo Qur'ani ikaba yarabivugaga neza, kandi ikaba ari ubushakashatsi yabasha kuba yashyira hanze mbere yuko na science zitangira kuba zabyiga. Bikaba byerekana neza yuko rero Qur'ani yo bikaba yaraje kuza kubisobanura byose neza, ikanerekana urupfu rwa Farawo. Kandi Allah Imana iravuga muri Qur'ani ibikorwa, after the manner of the people of the Pharaoh and those before them they treated as the first signs of their Lord, so we destroyed them for their crimes and we drowned the people of the Pharaoh for they were all oppressors and wrongdoers. Ibyo bihano ni kimwe nk'ibyabaye ku bantu ba Farawo na ba bandi babayeho mbere yabo, bahinyuye ibimenyetso bya Nyagasani wabo, nuko turaboreka kubera ibyaha byabo, tunaroha abantu ba Farawo, kandi bose bari abahemu, bari abantu bakora ibibi bye. Rero muganga Maurice yaje kuza kuba byamutungura nyuma y'aho yaje kuza kuba yabona ibyo bimenyetso byerekanaga neza ukuntu umubiri wa Farawo kuko waje kuza kuba waba ugapfa mbere y'aho Qur'ani yaje kuza kuba yavumburirwa. Mbese Farawo yaje kuza kuba yapfa mbere y'imyaka 1400. Gusa ariko ibimenyetso bye n'inkuru ze byose byaje kuza kuvugwa muri Qur'ani hagati. Nuko bene Isiraheli turabambutsa inyanja, maze Farawo n'ingabo ze barabakurikira kubera urwango n'ubugizi bwa nabi, kugeza ubwo Farawo arohamye, maze aravuga ati nemeye ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse iya bene Isiraheli bemeye, kandi njye ndi umwe mu Bayisilamu. Allah akavuga ati ase ubu nibwo
nibwo ubonye kwemera kandi wari warigometse ukaba izi no mubangizi. Allah akavuga ati uyu munsi turarohora umubiri wawe tuwurinde kwangirika kugira ngo uzabere ikimenyetso abazabaho nyuma yawe, nyamara abenshi mu bantu ni indangari ntibita ku bimenyetso byacu ngo bakuremo isomo. Rero muganga Dr. Maris Baker rero nyuma yaho yaje kuza gutungurwa bitewe n'ukuntu Korani yari ifite amakuru yose ikanavuga ku bintu byabayeho mbere y'imyaka 1400 byaje kuza kuba byamwemeza yuko Islam ariyo nzira y'ukuri. Rero nyuma yaho muganga yari amaje kuba yabona uko kuri akaguhuza na sayansi yari afite akanakurikiza ubumenyi yari afite bwo gushakashaka agashakashaka ibyasigaye, ibyo byaje kuza kumwemeza yuko Korani amagambo arimo yaje kuza kuba yazanwa ku isi n'Imana cyangwa se umuremyi wa twese. Rero ibyo byaje kuza kuba byatuma muganga ahinduka umusilamu.